rero muri Yeremiya 17 umurongo wa 7 n'uwa 8 Therefore, in Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8, haratwereka ko wiringira Uwiteka akamugira ibyiringiro bye uwo nguwo ameze nk'igiti cyatuye hafi y'amazi. it is showing us that he who believes, who trusts in God and has confidence in Him, He makes him bear fruits. bitwereka ko uwo nguwo wiringira Uwiteka, This shows that the one who trusts in God, uwo nguwo niwe wera imbuto ibihe byose. he is the one who bears fruits all the time. kuko ngo icyo giti ngo cyera imbuto igihe cyose, Because that kind of tree bears fruits all the time, ngo ntikizatinya umwaka wacanyemo amapfa, and it will never fear the time of drought. mu gihe cy'amapfa ngo kizakomeza kwera. In the dry season, it will keep on bearing fruits. impamvu cyera imbuto ngo nuko kiri hafi y'amazi. The reason why it bears fruits is the reason that it is nearby the water. kuba hafi y'amazi icyo bivuze ni iki? The meaning of being nearby the water is bivuze kuba muri Kristo, kuba cyishoreye imizi muri Kristo. it means to remain Jesus Christ, to root in Jesus Christ. kuko kiriya giti ni umuntu, ni umukristo. Because that kind of tree is a person, it is a Christian. rero umukristo uri muri Kristo azakomeza kwera. So the Christian who remains Jesus Christ will keep on bearing fruits. no mu bihe bya coronavirus Even